ewe ufite amabuno mato yirinda gusura. Yarachirinduye aticara hejuru. Cyangwa nzova mujyane Sodoma. Usengera hese mapese priyende inaho zanaskwezguranira faza faka impamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana ni uguhuza ibitsina. numva n'umutima mvuye mu ngo urankunda nyene indakira kwera asha ubaye wa mbere ku isi kweri. Ariko narenze ko uri umusore none burya uri umugore. Ceceka gasoma inguki. Reka nataho guha inyishu mwijoro mbyutse. Ndaguha inyishu kweri, ndaguha inyishu. Ugomba kubaha umugabo wawe. Ese Terezo uzahanganira Greta mu byiza no mu bibi? Nakora amakosa nzamukosora. Nzakudira nyine. Greta uzakwihanganira umugabo wawe mu byiza no mu bibi? Bara rwose pastor ari bitihanganira. Nkubuze tugeze mu rugo nkasanga agona. Eka da nago nabyanganira. Nashaka kuntu muzi by'umunwa cyangwa se nkajya gusohoka nkagenda. Ngiye nshatse umugore yabananutse. Nta kindi. Ananutse ari na muremure. Tureshya cyangwa sumba. Nanone abantu bagufi ya wapi kabisa. Ntabwo nakubwiye ejo dukora ikiganiro ko nakubwiye ko abantu baretse gucya basaguta bafite isura nk'iya bulldog. Wapi umuntu mugufi oya. Cyangwa musumbaho gatoye. Kamasha. Biriya nta kintu bivuze apfa ko afite mu mutwe amafaranga arashakwa kabisa. Ku mafaranga ndaruze bro. Koko mana yaje. Ega ntago muzi nawe twatwaravuye. Zibagirwa ibi. Kandi amashuri giye buriya mu bintu ntajya magaciro kabisa. Amashuri ntarimo ko abakire bose dufite n'abantu benshi batigeze. Aryo wagarukiye mu wakanga? Mu wa gatanu. Primaire. Madame yagarukiye mu wakanga he? Ntabwo yigeze ejo no mu wa mbere. Nkunda Bikira Mariya n'ugiye gusenga. Neze mwisemera ndera. Muri make kuri Saint Valentin kuri we nta kivuze? Saint Valentin no gukunda Imana tukamenya ko buri wese ayitaba. Wajya Faisal warwarira Centre de Santé.
Akano logique. D'accord, le contenu n'est pas le contenant. Umusa waramutse amakuru yawe meze neza ya uri mu kazi rero uri mu kazi ndagushimiye Hakurya Adamu yakoze amakosa yo kurya itunda nakore karirye kiwerewere Imana niyo yakoze amakosa yo kumugira umuheburayo iyo umugira umuzayirwa ntabwo akaba yarariye itunda buriya Adamu yaba umuzayirwa akaba akiri muri Edeni kuko yari gutarya inzoka itunda karireka buriya ari Imana yarakotoye iyo umugira umuzayirwa yari kurya inzoka akareka itunda ubu nakabaye ndi muri Edeni uyu munsi nanjye akanyanga mu mutaranda kakuro koko iri jambo ntago ari ukubeshya simbabeshe mwa bantu mwe ntabwo Imana yaguha byose kumutubwiriye ko iguha ubutunzi nta mahoro yaguha ubwenge hey come look at this ejo bundi wavutse kuri nyoko uhinga agahingira amafaranga mukarya ari uko yazanye ibijumba akazi bikanu byakebanye isa ari umufundo yanywera akayarangiza wibaza ubuzima bwawe uko buzagenda noneho ugeze ubasha guhemba umukozi ugutekera ukurerera abana ubasha kujya mu mujyi icyo si igitego twakora go cyo ni igitego limoni para aquí ha muntu wikirisha ukwiye kuzamuka ha dore igiteye agahinda ugera kwa muganga kahasanga abasilamu na za mivero z'ibyo kurya n'amabido y'ibyayi kahasanga abakarisimatike buhagira abarwayi baba bazanye n'ibyo kurya naho twebwe abarokore dore aho twibereye mu bihuru kabishye leta y'u Rwanda yaraciye ubutayu urashaka amafaranga angahe ndashaka miliyoni 10 Imana igira ite abantu bamuzi nibagire gutya nta musaruro wako ndabohoza ibihumbi 400 ndabohoza miliyoni 200 aya mafaranga afashe asabye ni makeya tumusabiye miliyari 200 akanyanga mu mutaranda kakuro n'izina ya Yesu niyo yamukuraho igisuzuguro harimo inzu nziza harimo ubucuruzi ntabwo yakwibagirwa duhora dukubita naje ku musozi abantu bakamucira mu maso niwe ntacyo biyakoze ni jyewe yazize umukiza agura umwana w'Imana je te jure agura umwana w'Imana kubeshyira Imana ngo uri umwana w'Imana mukomere muri mu kazi Barafinda uyu muntu mwicaranye se ni muntu ki ntago twe twabashije kumumenya birumvikana uyu muntu rero ureba ni umuntu nyamuntu ni umuntu wakataraboneka uyu ni first lady rwose uyu nge nk'abandi perezida wa Ruda mu Rwanda hose baceceka
nkiba nitwa Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro mu Rwanda hose, ariko nshingiye hano iwacu i Kanombe mu murenge wa Nyarugunga, akagari k'Akamashashi mu mudugudu wa. Uyu mugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe. Aramubaza ati ese nkawe n'icyo cyatumye bakuzana hano? Uwo murwayi ati ndakubwira. Atangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye data arongora uwo mukobwa. Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye, wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye. Nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Resha n'inkondo y'umura.